Nshuti bavandimwe kandi mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda umunsi ku munsi, ntangengira nti nkwifurije umugisha w'Imana, kandi ndongeye nti umugisha w'Imana ube ku muryango wawe, ube ku bana bawe, ube ku bavandimwe, ube ku gihugu cyawe. Umugisha w'Imana nanjye umbeho. Bibiliya yavuze ngo uwigisha n'uwigishwa basangire. Umugisha nkwifurije rero nanjye ube ku muryango wanjye, umugisha w'Imana umbere ku gihugu, umugisha w'Imana ube kuri bene data duhuje ururimi rw'ikinyarwanda n'abarundi bumva ikinyarwanda. Hari abakongomani bumva ikinyarwanda, hari abagande bumva ikinyarwanda, abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ntabwo nza kuvuga ngo Imana intumye ku isi, ntabwo Imana intumye ku bantu b'isi bose, oya, intumye ku bantu babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, cyane ko ari rwo tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Biravuze ngo sinagutumye ku bantu b'ururimi rutamenyekana, ahubwo nagutumye kubo muhuje ururimi, mwumva ururimi rumwe. Munyemerere mbashimire, ariko nashimira Imana. Ndashimira Imana muri ubu buryo. Imana yarakurinze, Imana yaraturinze, Imana yarandinze. Bene data, ubu hari abantu mu kanya bagiye gufata imirambo za Kibagabaga, bagiye gufata umurambo sehayishika mu bitaro bya Kacyiru, i Kanombe, ahantu hose hari ibitaro. Ubu tuvugana mu kanya hari abantu bagiye kujya gushyingura. Amarimbi yiteguye kwakira imibiri y'abantu, ariko twebwe tugihumeka. Reka dushimire Imana muri ubu buryo, tuvuge ngo warakoze kuturinda Mana. Muririmbyi umwe yaririmbye indirimbo ikomeye, aravuga ngo ntabwo ari uko tutabyifujije, nabo abataragize amahirwe yo kuramuka, ngo ntacyo twatanze ngo dukunde turame. N'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo, kuko burya ntawanga kuramuka. Rero umwaka urabora iminsi mikeya ukarangira, abataragize amahirwe yo kuba bakiriho n'abatariho, ntabwo ari uko nabo batabishakaga. Ni muri ubwo buryo urashobora kuba urwaye, twe turi bazima, ntabwo ari uko icyo twakurushije. Urashobora kuba waburaye, twe twariye, ntabwo ari uko twagize icyo tukurusha. Bamwe bafite akazi, we ntako ufite, ntabwo ari uko hari icyo bakurusha, ahubwo ibintu byose muri iyi si y'umwuka, mu isi y'umwuka, buri kintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo ryacyo. Niko na channel yanjye yitwa ko ari Bigira Iherezo TV. Ibintu byose bibaho bizagira iherezo, kandi nk'uko ibihe bigenda bisimburanwa, nako n'ubuzima tubamo bwa buri munsi bugenda busimburanwa. Uyu munsi wariye, ejo ntiwariye, wambaye neza, ejo ntiwambaye. Nubwo buzima nyine bw'iyi si, kandi nta twabicikira, biba bisaba ko twihangana. Imana rero iguha umugisha wowe udukurikira, udukunda umunsi ku munsi. Nitwa Niyonzima Toneste, ndi CEO wa Bigira Iherezo TV, cyangwa se nijye muyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Bigira Iherezo TV. Ikinyamakuru rero Bigira Iherezo TV nta kindi gikora, nta bindi ducishaho uretse ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye bwubaka abantu. Yesu abaho umugisha. Munyemerere dusenge, twumve ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima. Turagushimiye mubyeyi wacu, si wo mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye ubuntu bwawe, imbabazi zawe udahwema kutugirira, ineza yawe ihora kuri twe. Turagushimira ko ari wowe mwungeri mwiza, uragira intama ntuzimize, ntuhabwe icyubahiro. Aya masaha duciye bugufi, jye n'umuryango wanjye, ndetse jye n'inshuti zanjye, jye n'abakunzi ba Bigira Iherezo TV, turavuze ngo banza weze ubugingo bwacu. Biravuze ngo ubugingo bukora ibyaha ntabwo buzabona Imana, ariko ubugingo budakora ibyaha buzabona Imana. Ndagushimiye Mwana, ntuhabwe icyubahiro, kuko ubugingo bwacu bukiri buzima. Abagize ibyago ndabahumuriza, ndababwira ngo nibihangane bakomere.
ababuze uko bagira, uri Imana itabura uko igenza, uze kubatabara. Abashonje wagaburire, abari mu nzu z'imbohe turabibutse. Mana nyiribihe, nyir'ububasha n'ubutware n'ubushobozi, hari abari mu nkambi zitandukanye, nabo ubahe ibyo kurya, ubagirire neza, ubarinde indwara zitandukanye. Ndasengera abarwayi bari mu bitaro bitandukanye by'igihugu n'abari hanze kugira ngo baramburire amaboko ubakize, kuko ari we dogiteri uruta abandi badogiteri. Nubwo abaganga wahawe ubwenge, ariko uri hejuru y'abaganga. Ibyo abaganga bananiwe wowe ujye ubishobora. Ngaho nyemerera iri jambo ngiye kubwira aba bantu, Mwuka Wera rihekeze, mbisenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu aguhe umugisha, wowe udukunda udukurikira umunsi ku munsi, kandi ni ukuri ndanezerwa cyane, nezezwa no kubona mutwandikira. Hari abaca mu gikari akatubwira ati bavandimwe Theoneste rwose courage. Hari uwavuze ngo big up abanyandikiye arambwira ngo big up my brother, bivuze ngo courage. Big up ubundi ni ijambo ryiza rivuga ngo ni nko kuvuga ngo kurugejuru cyangwa se courage, ariko ubundi rikoreshwa nabo usanga hanze aha uhura n'umuntu akagukubita urutugu ngo big up, ngo big up. Amwe mu materime y'isi nyine abantu bakoresha, hari abazamura intoki ebyiri ngo peace. Hari ubuzima tubamo muri iyi si nyine utareka kubamo, ariko jewe umuntu ambwiye ngo big up ndamushimira, kuko bisobanura courage cyangwa se guha motivation umuntu. Imana iguhe umugisha, wowe dutera inkunga mu buryo bw'amasengesho, ndetse ndabizi neza ko mu bihe bizaza Imana izatwagura ikaduha ibikoresho. Umunsi wa none birashoboka ko umuntu akikora nyine agashakisha, ariko Imana ikazatugirira neza. Kandi nimwe inshuti zacu dufite, nimwe baterankunga Imana ikoresha kugira ngo tuzabone iterambere ry'ejo hazaza, umurimo w'Imana waguke. Munyemerere rero tuganire ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'imigani, imigani igice cy'Icyenda, duhere ku murongo wa mbere. Igitabo cya Salomo cyitwa Imigani. Salomo yanditse ibitabo bigeze muri 4, hanyuma ndavugamo kimwe cyitwa Imigani. Hanyuma kandi turaza kuganira rwose, Imana iraza kudushyigikira, ndabizi neza ko Imana iri abana nanjye. Igice cy'Icyenda umurongo wa mbere haranditse ngo Ubwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi, abaga amatungo ye, akangaza vino ye, aringaniza n'ameza ye, maze atuma abaja be, arangurura ijwi aharengeye hose ho mu murwa, atuma umuswa wese nagaruke hano, abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutsima wanjye, kandi unywe kuri vino nakangaje. Mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe, kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni, kandi uhana umunyabyaha aba yihamagariye ibitutsi. Ntuhane umukobanyi kugira ngo atakwanga, ariko nuhana umunyabwenge azagukunda. Bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge. Igisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya. 10. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Imana ishimwe. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Imana ihimbazwe. Dusome n'ubundi aho mu Migani igice cyaho cya 14, muraza kunyemerera dusome umurongo wa 15 n'umurongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo igice cya 14 umurongo wa 15 n'uwa 16. Bibiliya iravuze ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza aho anyura. 16. Umunyabwenge atinya ibibi kandi akabihunga, ariko umupfapfa agenda ari ikigenge, akagira umutima udatinya. Zaburi ya 90:12 haranditse ngo utwigishe. Zaburi ya 90:12
haranditse ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndasoreza mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cy'umunani umurongo waho wa 9, duhere ku 8. Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi mukuru bita Yeremiya, kimwe mu bitabo bikuru by'abahanuzi, harimo ba Yesaya, ba Yeremiya. Dusome rero igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cy'umunani umurongo w'8, turasoreza ku 9. Haravuze ngo mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe. Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. 9. Abanyabwenge barafashwe, baramwaye, barashobewe kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka. Ubwenge bubarimo bwenge ki? Ubwenge bubarimo bwenge ki? Imana ishimwe. Rero hari igihe nsoma Bibiliya nkomeza kuryoherwa nkumva ibineza neza. Munyemerere mbanze mbararike mbabwire ngo igira hino tuganire ijambo ry'Imana. Nubishobora iyi video wihute ukora icyo bita share, uryoherereze umuvandimwe mubwire ngo Theoneste araje ngo muganire ijambo ry'Imana. Unyemerere iyi video uyisangize abavandimwe muziranye, inshuti, umuryango wawe, ubabwire ngo twumve ijambo ry'Imana. Mwene data Theoneste agiye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo rifite intego ivuga ngo Imana yongere dukore ku maso, twongere tugire ubwenge bw'Imana. Imana yongere gukore ku maso, Imana yongere guhumure umenye ibihe turimo. Imana nishimwe. Dore impamvu y'iri jambo. Yobu yaravuze ngo dusome Yobu, umve icyo Imana ivuga muri Yobu kuri iri ntego tugiye kuganiraho. Igice cya 24. Haravuze ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Dore impamvu byatuma Imana yongera ikadukora ku maso. Nuko ibihe turimo byamaze guhinduka, ibihe twicayemo, twinjiyemo. Bene data, nimuza kureba kera, ntabwo ndi uwa kera ariko nanone sindi umwana. Kera habagaho season, ibintu bijyanye n'ubuhinzi. Mu Rwanda twagiraga ibihe bitatu bundi. Hari icyo bita urugaryi, umuhindo n'itumba. None tugeze mu gihe gikomeye. Uyu munsi wa none ibihe byarahindutse, birakomeye, ku buryo abahinzi basigaye bahinga ku cyo bita imburagihe. N'ubu hari abantu bataratera ibishyimbo, kandi iki gihe uku kwezi kwa 10, haleluya, twageraga mu kwezi kwitwa Ukuboza, abahinzi batangiye kurya imitonore, ibirayi babirya, donc imitonore yeze. Ariko ntabwo ariko bikimeze. Nk'ubu imvura yaguye nabi, ibihe byarahindutse. Kubera impamvu y'ibihe byahindutse, ni no mpamvu Bibiliya ivuze ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose, ni iki gituma abayizi batamenya iminsi yayo? Zaburi, Dawidi avuze ngo, Zaburi 90 yavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ikumere ubwenge, Imana igukore ku maso tubenye ibihe turimo. Kubera ihe mpamvu mu bihe bitambutse bya corona twigeze twacamo cyangwa se twabayemo nk'abanyarwanda ndetse isi yose, hariho gahunda yitwa gukingira abantu. Ariko hari abantu baje gukora ikintu kitigeze kiba cyiza kuri bo, bumva ari cyiza ndetse cyabagizeho n'ingaruka, cyitwa kwanga kwikingiza covid. Banga no gufata urukingo rwitwa booster, kwikingiza, kwishimangiza. Bene abo bantu bumvaga ari abanyabwenge, banga kujya kwa muganga,
banga kwikingiza, ariko covid ntiyigeze ibagirira impuhwe. Bamwe baba bapfuye banze kwikingiza, ariko kandi leta yacu y'ubumwe yari yashyizeho gahunda yo kwikingiza, gukingira igihugu cyose, si n'igihugu cyose, isi yose. Donc twari mu cyago cyitwa covid, ku buryo abantu bose, isi yose yarapfushije, yatakaje abantu, covid yishe abantu rero bashyiraho gahunda yitwa kwikingiza inkingo zijyanye n'ubwirinzi bwo kwirinda kiriya cyorezo cya covid. Ariko naratangaye, nawe ushobora kuba hari abo wumvise no ku mateleviziyo, hari abantu mwagiye mubona banze kwikingiza. Donc bigira abanyabwenge, bumva ko batagomba kugira gute kwikingiza. Reka mbabwire, turacyari mu isi bene data, nimuhumuke mumenye ibihe tugezemo. Ugomba kugendana n'igihe, isi ya none yamaze kuba mbi. Iki gihe turimo ugomba kugendana n'iki gihe twicayemo kigoye, ukemera ukakigendamo. Icyo ngusaba kimwe ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, ariko ibintu zose bizatugeraho. Umva kuno Danieli yavuze. Danieli nusoma igice cy'8 amaze kwerekwa ibizaba mu minsi y'imperuka, uraza gusanga harimo ijambo rivuze ngo uwo mutware azagusha na bamwe, azagusha n'abera, azagusha abera. Muri icyo gihe hazabaho ikintu cyitwa akarengane. Reka mwibutse abantu ko ibihe turimo bigoye, nta hantu ushobora kuzakirikira ibibi. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha. Kuri iyi si naho nta mahoro tuzigera tubona mu gihe cyose tukiri mu isi. Kandi impamvu tutazagira amahoro ni uko umubi yamanukiye isi. Turi mu bwami bwa Satani. Nibutse abantu ko Satani ari umuhanga, sinja kurata Satani, ariko Satani afite amayeri menshi, ndetse afite n'abakozi akoresha kugira ngo bananize abera. Niyo mpamvu abitwa ko ari abanyabwenge bakora ibintu bakagenda bakicara mu malaboratwari bagategura ubwenge bwabo. Ejo bundi numvise ikiganiro, cyangwa se n'ujya no kuri YouTube uza kwandikamo umugabo bita Bill Gates, urumva ibintu dutangaje. Yavuze amagambo akomeye ateye ubwoba, avuga ngo tuzakore ikintu cyitwa kugabanya umubare w'abatuye isi. Doke ni abanyabwenge bafite gahunda zo kugabanya isi. Ibi ndabivuga nanabizira kuko ndabizi neza. Ibi mvuze nanabisubiramo, niyo wanjyana muri stade nabisubiramo. Ni amagambo nawe ujye kuri YouTube wandikamo umugabo bita Bill Gates, urumva amagambo yavuze. Habayeho ikintu cyitwa gutegura. Abanyabwenge barateguye, barashaka kugabanya inyoko muntu. Uyu muntu rero ushaka kugabanywa, Imana yiremeye. Reka mbabwire mbatangarize iki kintu gikomeye. Ndumva ndi mu bwenge bw'Imana no mu mavuta y'Imana. Ntabwo Imana iza kubyihorera, iza gutuma umuntu Imana yaremwe aza kurimbuka. Ntabwo ikiremwa muntu Imana iza kubyihorera kiza kurimburwa n'umuntu wakoze ubwenge bwe, yakoresheje ubwenge bwe, kandi ubu bwenge n'Imana yabumuhaye. Abantu bahawe ubwenge bw'Imana, donc Imana yabahaye ubwenge, noneho bo bararenga, bashaka no gushaka kumenya ubwenge bw'Imana. Kubera iki? Abantu b'i Babeli bigeze ngo bakora ikintu bita umunara. Abantu b'i Babeli bubaka umunara w'i Babeli, barazamuka barubaka, ariko bafite intego imwe ngo yo kugera ku Mana. Ariko abantu bazi ubwenge koko. Ariko hari icyo Bibiliya ivuze, iravuze ngo ubwenge buba arimo bwenge ki se butarimo kubaha Imana? Ubwenge buba arimo ni bwenge ki? Barazamuka barubaka, Imana irabihorera. Bajya mu laboratwari bakora kumeranja za acide, barameranje imiti, barameranje. Donc bagenda bakora melange, barabikora. Iyo miti irakorwa, bakora inkingo, bakora ibiki byose barabitegura. Umunara w'i Babeli urategurwa, baravuga ngo twubake, barabyubaka. Bagenda bakora bubaka bategura buryo cy'umwana w'umuntu azarangira. Barabikora, barubaka, bigeze point final ngo umuntu arangire. Ndashimira Imana ishimwe. Barangije ngo Imana inyuranya amaboko. Ndashimira Imana igiye kunyuranya amaboko y'abana b'abantu. Imana ihimbazwe. Bibiliya iravuze ngo ubwenge yubatse inzu ye. Ubwenge yarateguye. Bene data mumenye iki kintu. Salomo aya magambo yavuze ari mu bwenge bwa Salomo uyu ni umuhungu wa Dawidi. Uyu yubatse inzu y'Uwiteka. Dawidi muzehe, Dawidi yayoboye Isirayeli igihe kirekire, ariko igihe kiragera ashaka kubakira inzu y'Uwiteka.
kubera icyaha Salomo Purito Dawidi yari yarakoze cyo gusambanya muka Uriya, yari yaragambiriye kuzubakira inzu y'Uwiteka. Imana iramubwira ngo wowe Dawidi ntabwo uzigera unyubakira inzu, kubwo amaraso wamennye wishisheje umugabo wa muka Uriya, uranamusambanya umugore we. Kubera icyo cyaha wakoze ndakubabariye, ariko kandi ntabwo uzagira uburenganzira bwo kunyubakira inzu. Ahubwo uyu mwana, haleluya, waturutse mu rukingi rwa muka Uriya, kuko byaje kurangira Uriya aguye ku rugamba. Munyumve neza, Uriya amaze gupfira ku rugamba, hanyuma biba ngombwa ko umwami Dawidi acura umugore wa Uriya, amugira umugore we, baza kubyarana umwana bita Salomo. Uyu Salomo rero hanyuma amaze kuvuka, Imana imuvugaho, avuga ko ari we azubakira inzu y'Uwiteka. Imana rero yemera ko Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka. Salomo yubatse inzu y'Uwiteka, niwe wayubatse. Ariko Salomo ngo ageze ku bwami, hari ikintu yasabye mu masengesho ye. Amaze gufata ingoma, yimye ingoma ya se, avuga ijambo rikomeye, abona nta kindi yasaba. Haravuga ngo Uwiteka, kuyobora Abisirayeli ni abantu badasanzwe, ni abantu bazi ubwenge, banandusha ubwenge, ni abantu bakuru, ni abantu bafite bizi by'intambara, ni abantu b'abahanga. None ndabona ntashobora nk'umuntu mutoya ugifite amaraso ya gisore, ndabona ntabishobora. Mana, hari ikintu ngusabye. Singusabye amafaranga, singusabye abagore beza, singusabye ikintu. Aravuga ngo Uwiteka, ngusabye ubwenge bwo kuyobora Abisirayeli. Imana ishyira ku kigero, ireba ubwenge bwa Salomo. Imana iramubwira ngo Salomo, haleluya, kubera ko usabye ikintu gikomeye cy'agaciro, nguhaye ubwenge, ariko nguhaye n'ibindi byose. Salomo rero yari umuhanga, yanditse igitabo cy'umubwiriza, yandika igitabo cy'imigani, yandika igitabo cy'indirimbo za Salomo. Donc Salomo yagiye yandika ibitabo. Haleluya. Rero ndashaka kuvuga iki gitabo cy'imigani. Imana ishimwe. Iki gitabo yanditse igice cy'ikenda, yaciye umugani Salomo. Aravuga ngo hariho umunyabwenge, haravuga ngo ubwenge yubatse inzu ye, yateguye inzu ye, yubatse laboratoire. Yakoze ikintu gikomeye Salomo, arabivuze, arabitangaje, atangariza isi, arababwira ngo yemwe abantu mutuye isi, mubasha kunyumva, mumenye ko Salomo, mumenye ko hari umunyabwenge. Hari abanyabwenge bateguye ibintu byabo, barabitegura. Bamaze kubitegura, si ibyo gusa, bafata n'inkingi indwi, bubatse ikintu gikomeye. Inzu yabo barayubatse, bamaze kuyubaka, bafata n'inkingi indwi. Izi nkingi indwi bamaze kuzubaka, barazishyigikira. Barangije bakora ikintu cyiza kirimo ubwenge. Baravuga ati, ubwo tubonye inzu, tukaba tubonye n'ibishyigikizo, cyangwa se tubonye imbaraga zidushyigikiye, izi nkingi indwi, munyemerere dutegura amatungo tuyice. Babaga amatungo, bayashyira aho ngaho, barayaterekera, baragenda benga vino. Umwami arangije gutegura vino, nazo baraziterekera, bazikorera imihango. Noneho ibyo bakoze, Salomo arabitangaje, aravuze ngo uyu munyabwenge yakoze ibi. Arangije ngo atuma abaja be, arababwira ngo nimugende mujye mu barokore batagira ubwenge, mubabwire bongere banywe inzoga, barahoze ari abakirisitu, bongere basambane, bihanye ibyaha. None twe dufite imbaraga zidasanzwe zo kubateramo irari n'ibyaka, bige gutingana nk'abandi. Umushinga twakoze ntuzahombe, ntuzaferinge. N'abitwa ko ari abarokore nabo basambane, batingane, baca inyuma abagore babo, baca inyuma abagabo babo, hanyuma iyo Mana yabo biringiye izazi bice, bazapfira mu byaha. Reka mbabwire, narebye filimi narebye ni filimi yitwa Natanayeli. Iyi filimi ya Natanayeli, hari umugore witwa Eviyeli. Muri iyo filimi ndayibakundishije, bakunzi bakunda Bigerezo TV, muzihangane mushakishe filimi yitwa Natanayeli. Filimi ya Natanayeli ifite utwa episode tugeze muri tungahe, hafi 17, simbizi, sinkibyibuka neza. Bene data, iyi filimi yaranyigishije, harimo ikintu cyitwa gukunda ifaranga. Eviyeli yari mubi, yakundishaga abantu abafaranga, ngo yubatse icyo bita mega city.
mega city uyu munsi wa none niyo turimo, nuza kugenzura uraza gusanga abantu benshi kuri iyi si bakunze amafaranga, bari mu bwami bw'amafaranga, ibintu byo kubabwira ijambo ry'Imana. Hari ibihugu bimwe na bimwe kuvuga Bibiliya, kuvuga Yesu, bamwe banahita banakwica. Hari ibihugu utavuga Bibiliya bakubaza ngo Yesu ninde, Imana ninde, Imana batanayizi. Mega city rero uyu munsi wa none niyo mbona turimo, kandi mega city ikintu FVR yayubakiye bwari ubwami bwo kugira ngo umugabo bita bakoranaga umusaruzi, bamwitaga ripa cyangwa se umusaruzi bamwita Gustave, uzayisangamo bamwita Gustave. uwo mugabo yari umusaruzi akorana n'imbaraga zidasanzwe, yari yambaye ikintu cy'ikimeta kimurika, iki kimeta cyarimo imbaraga, yahamagaraga imyuka mibi. Aba bantu rero njye nabonye iyi filimi neza ishushanya ibintu byose biriho, kuko hari n'abapasiteri muri iki gihe cya none, uretse ko bacu mu Rwanda mbona, ndashimira umugabo wita Thierry Murangira, rwose Imana iguhe umugisha, rwose uri umukozi w'Imana uhagarariye ribu. Hari ibintu ugenda uca. Hari n'undi numvishije ejo bundi bafunze witwa ngo Harerimana Jean Bosco, babandimwe bibaga abantu bakoresheje amanyanga bitwaje Bibiliya, ugasanga bari gusengera abantu bakikubita hasi, abantu bakaruka. Sinkibibona muri uru Rwanda rwacu, mbona bimaze gucika, abantu bakitwaza Bibiliya bafite impeta. Hari impeta bafite zikuzimu, na Gustave yarabifite icyo gimeta, yaragicanaga. Iyo yicanaga hazamukaga imyuka itatu, abadayimoni be, ukajya kubona ukabona arabuze. Ndi kuvuga muri iyo filimi. Hanyuma ndashaka kurangiriza ku muntu bita Evier, yari yaravuze ngo azubaka ubwami, uwo mujyi bita mega city ariwo abantu bazarimbukiramo. Mu yandi magambo, Salomo wabivuzeho, aravuze ngo hateguwe neza inzu yo kugira ngo aba bantu bazazi barye bananywe, ariko babe mu munyenga wo kwinezeza gusa, ariko nta kumenya habari bazapfira mu cyo bita ubwenge bw'abanyabwenge. Iyi mega city muri iyi filimi nabonye neza irashushanya ubuzima bwa none abantu barimo. Bavandimwe, biteye ubwoba, ibi bihe biragoye. Ibi bintu ndi kuvuga nanjye ntumbaza aho biri kuturuka, ariko icyo nzi cyo ndumva ndi mu mbaraga z'Imana. Ndashaka kumena amabanga ya Satani. Satani afite amanyanga. Bene data, nimunyemerere mbasabe kandi mbibutse iki kintu gikomeye, yuko Kristo agiye kugaruka gutwara itorero. Mube maso, mugire ubwenge, mwihangane, abantu mwongere muhumuke ku maso. Satani afite amanyanga. Nimba abakozi ba Satani bahari, natwe abakozi b'Imana, abana b'Imana, tewo ndahari n'abandi bahari bakivuga ukuri. Bene data, nimuhumuke ku maso, ibihe byabaye bibi. Satani afite amanyanga, Satani afite uburyo budasanzwe. Rero bene data, nshuti bavandimwe, nimumenye ko ibihe turimo bigoye. Abantu bakunze amafaranga cyane, abantu bari mu iterambere. Ubu ngubu kubwira abantu gusenga, kubwira abantu ngo Imana ivuganye nanjye, bahita bavuga ati n'ubundi ni babandi. Toke Satani yinjiriye abanyetorero kugeza ku rwego ibintu by'Imana abantu babihaze, ijambo ry'Imana abantu bararihaze. kubera iki abantu bahaze ijambo ry'Imana? Bari concentre no gushakisha, abantu bari gushakisha nyine ibijyanye n'amafaranga. Ibintu by'Imana barabihaze, ariko hari ibihumbi 7 batarapfukamira Bayali. Haracyari abakozi Imana, haracyari abahanuzi, haracyari abera b'Imana. Munyemerere sobanura ubu buryo. Salomo yanditse iki gitabo cy'imigani 9, aravuze ngo uyu munyabwenge arangije ibi byose biteguye, atuma baja, arabwira ngo nimugende mujye mu murwa, muhamagare abatagira imitima, abatagira ubwenge, mubabwire baze biga ubutinganyi. Abatagira ubwenge bahoze bari abakozi b'Imana, bahoze ari abavugabutumwa, bahoze ari abahanuzi, bahoze ari abaririmbyi, nta bwenge bagira. Abatagira ubwenge bongere baze basubire mu byaha, basubire mu bapfumu, basubire mu byaha, bongere batagira umutima, baze barya iwanjye. Uyu ni umunyabwenge witwa isi. Ubwenge bw'isi, abantu bafite ubwenge bw'isi, isi iri gukurura abantu, bwongere bagaruke basubire mu bintu bahozemo kera. Niko Salomo avuze. Uyu munyabwenge ndamugereranya n'imbaraga z'isi ziriho. Izi si ziri gukurura abakirisitu, avuga ngo mwongere mukunde, mwongere muze murye munywe, mube mu munyenga wo kurya no kwinezeza. Ariko ibintu by'Imana, Imana si ubundi Imana ni iki?
umunyabwenge ari kubwira abantu ko nta mana iriho. Umufilosofe umwe yajyaga avuga ngo Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ndasokiramo mu gihe cyo gupfa kwe abona ibintu bikomeye, aravuga ngo ava que je meurs, mbere y'uko mpfa aravuga ngo j'accepte que Dieu existe. Yemera ko Imana ibaho. Aravuga ngo Imana ibaho kubera ibyo yari amaze kubona. Bavandimwe, Imana yacu ibaho ndetse ifite ubwenge hejuru y'imbaraga z'abanyabwenge zose. Hari imbaraga z'Imana. There is a hand of God behind. Above of, hejuru y'ibyo byose, beyond of the power of Satan, there is a hand of God behind. Hejuru y'ibibaraga byose biri, hejuru y'imbaraga za divorce z'abadayimoni, hari imbaraga z'Imana. Imana ifite ububasha n'ubutware n'ubushobozi. Itorero ry'Imana, bene data, mwongere mugaruke ku Uwiteka. Bibiliya ivuze ngo mureke ubupfapfa mubeho mwabaswa mwe, mureke kugendera mu buswa. Ibivuzwe byose Bibiliya yavuze, Salomo yanditse iki gitabo cy'imigani ahangaha igice cya 14 umurongo wa 15, aravuze ngo umuswa wese, umuswa yemera ikivuzwe cyose. Ntabwo ibintu byose bivuzwe mugomba kubikoramo icyo bita attendance, kubyakira mukabyitabira. Ikize cyose mugomba gukora icyo bita analysis, mugatekereza mukagikoraho analyse. Amen, haleluya. Ntabwo ibintu byose bakubwiye ugomba kubyumva, kubyo no kubyemera. Ugomba kubikoreraho ubushakashatsi nawe ugatekereza, ukavuga nk'umuntu uzi ubwenge muri iki gihe. Ese nimba leta itubwiye ngo twikingize, n'ubu iwacu mu Rwanda ubu hari ikintu cyitwa mabaga ikomeye. Mabaga, virus disease, MVD, Marburg virus disease. Iyi ndwara, iki kivirusi cyamaze kugera mu Rwanda. Bene data, jewe ubwanjye ndababaye kandi nawe urababaye, n'igihugu kirababaye. Turi mu gihe kitoroshye, tumaze kubura abaganga benshi, tumaze gutakaza abantu benshi muri iki gihugu cyacu kubera iyi virusi ifite imbaraga. Abanyabwenge mu Rwanda bashakishije uburyo ki bakora, abaganga bashakishije, baricara mu laboratoire bari gushaka ikintu cyose cyashoboka kugira ngo turebe umuti n'urukingo. Hari inkingo zamaze kugera mu gihugu, ibindi bihugu byamaze kudutera inkunga, ariko ubu ejo bundi batangira gukingira, uzajya kumva uwo muntu arigometse ngo gende wago bari bunkingire. Kudakingirwa kwawe ni ubuswa. Kubera iki? Uyu mubiri wacu uzakingirwa, uyu mubiri wacu uzaharwara, uyu mubiri ntaho uhuriye n'ubugingo bwacu. Oya, umva bazazinkingira, narikingije mfata n'icyo bita booster, gushimangirwa. Kandi igihe narwayeho covid, iyo mba ntarikingije nari gupfa. Hari abantu bari inshuti zanjye nzi covid yahitanye. Bene data, nimba hagiyeho umurongo ngenderwaho wo kugenderwaho nko mu gihugu, ntabwo wambwira ngo uri umunyabwenge usuzugura amategeko ya leta. Ntabwo ndi umupolitisiye, ntabwo ndi kubwiriza ibya leta, ntabwo leta yantumye. Ariko mwongere mwibuke abanyarwanda, iyo Imana ivuze, iyo hagiyeho gahunda nziza mugomba kuzikurikiza. Amen, haleluya, Imana ishimwe. Noneho rero Bibiliya yo ivuze ijambo ry'ubwenge, yavuze ngo umuswa wese, umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza aho anyura. Umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga, ariko umupfapfa agenda ari ikigenge. Unyumvire kwigenga, ukaba ikigomeke mu gihugu ukigenga, bakubwira ikintu ntubyumve, uri umuswa. Biravuze ngo mureke ubupfapfa bubeho mwabaswa mwe, mwige ubwenge, mukurikire ubuhanga, mushake ubuhanga mu bushikire, nibwo Imana izajya ibana nawe. Ndashaka kuganira namwe iri jambo nongere nditsindagire. Imana bakore ku maso mumenye ibihe turimo. Kubera iki iri jambo ryari?
Yobu 24 umurongo wa mbere avuze ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose niki gituma abayizi batamenya iminsi yayo, batamenya ibihe turimo, ko ibihe byabaye bibi. Bene data, ibihe byarahindutse. Niyo mpamvu twasomye Bibiliya, Dawidi yandika Zaburi ya 90:12 yaravuze ngo kubera ko ibihe byabaye bibi, aravuga ngo utwigishe nk'abanyarwanda, utwigishe nk'abatuye isi kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana dushoboze kugira ubwenge, imitima y'ubwenge ijijutse. Salomo aravuze ngo mu migani, aravuze ngo bwiriza umunyabwenge azunguka kumenya, ariko nubwiriza umukobanyi azakwanga, azanagutuka. Birakwiye ko tubwiriza abanyabwenge. Bene data, Imana ikumera ubwenge. Nimba utari ubufite, usaba ubwenge bw'Imana nk'uko Salomo yabusabye akigera ku ngoma, nawe Imana iguha ubwenge, umenye ushishoze. Haleluya. Soze, Yeremiya yavuze ijambo rikomeye, Imigani 8:8 aravuze ngo mwavuga mute muti muri abanyabwenge. Haleluya. Hari abantu bazi ko ari abanyabwenge, Imana ishimwe, ariko nta bwenge bafite. Kubera iki badafite ubwenge? Ntabwo nshaka kugutuka, ntabwo nje gutuka nagiye. Umuntu wese utubaha Imana, umuntu wese usambana, umuntu wese wiba ni injiji, idiot, stupid. Utubaha Imana ni igicucu, ni injiji. Bibiliya yavuze ngo muvure ku bupfapfa mubeho mwabaswa bwe. Umuntu wese utubaha Imana ni idiot, nta bwenge afite. Niko Bibiliya yavuze ngo udoka umuntu wese akora ibyaha ni injiji, aracyari mu bujiji, aracyari mu byaha, ni injiji nyine. Imana ifashe ibi bintu mubyumve neza. Nubwa mbere mvuze amagambo akomeye gutya cyane, ariko ntacyo, reka mbivuge ndi mu mwuka wo kubivuga, kubera ko ari cyo gihe Imana ibimpereye, kandi sinzigera ntinya, sinzaceceka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mureke ubupfapfa bene data, ubu bupfapfa mubureke, mumenye ibihe turimo, mumenye iminsi ko yahindutse, mwige kubaho mu buryo bwo kubaha Imana. Niko iyo bavuze 28 aravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntushobora kumbwira ngo uri umunyabwenge ukisambana, umudokiteri ushobora kumanura ipantaro agasambana, umuntu w'umufilozofe ushobora gusambana, umuntu urara mu bagore agakina mu mugore we ni injiji. Nubwo yaba afite doktora, yaba ari injiji. Oya, ntabwo nakumva, ntabwo ushobora kumbwira ngo uri umunyabwenge urangiza wiri gucinya mu mugore wawe, nta bwenge ufite, uri injiji. Ntabwo ushobora kumbwira ngo uri umunyabwenge wirirwa wibisha amashini, ukora amanyanga, wiba leta. No, nta bwenge waba ufite, uri injiji. Na Bibiliya bivuze, ntabwo ndi kugutuka, sintukanye cye, ntabwo naje gutukana kuri kamera. Ndashaka kubwira abantu, umuntu wese utubaha Uwiteka ni injiji. Bibiliya niko ivuze, umuntu utubaha Uwiteka, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi letosini edra, kuva mu byaha niko kujijuka ni ukuva mu byaha. Kuba umunyabwenge ni kuva mu byaha. Yeremiya yarabivuze ngo mbese mwavuga muti muri abanyabwenge, kandi karamibesha mwirirwa mubeshyeshya amakara, ukora amanyanga, za imitasyo ukanyereza, baza kukuburanisha, bagera imbere ya uri umucamanza runaka simbizi, warangiza urubanza rw'umuturage uraho ukarurya, ikaramu kanyerera, ukavuga ngo yaratsinzwe, umuntu agatsindwa, uvuga ngo uri umunyabwenge, ukanyerera ikaramu ibeshya y'abanditsi, ibinyoma gusa, nta bwenge. Nta bwenge. Hanyuma Bibiliya iravuze ku murongo w'9, aravuze ngo ubwenge bw'abanyabwenge ni bwenge kise butarimo kubaha Imana. Bwenge barimo bwenge kise. Munyemerere utekereza ubwenge ufite, ese ubwenge ufite ni bwoko ki? Ariko Dawidi aravuze ngo twigishe Imana kubara iminsi yawe, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ikomera umugisha wari unkurikiye. Ndashaka ko dusoreza kugira ngo bitabarambira, kugira ngo aya magambo ubashe no kuyumva. Ubundi uri umunyabwenge uvuga amagambo makeya, hanyuma abayumva nayo bakarushaho kuyasobanukirwa. Rero munyemerere bavandimwe, mumenye ibihe tugezemo. Ibivuzwe byose n'ibihanurwa byose muri kubona ku mashosho media ntabwo ari ukuri. Nawe ujye ushyira muri analize yawe. Imana yaguhaye ubwenge ngo ubukoreshe. Ese iri jambo kanaka tubwiye koko riturutse ku Mana, cyangwa n'iby'ubwenge bye yihimbiye? Noya, gereka mbabwize ukuri, aya magambo n'Imana yayashyizemo, n'Imana yashyize aya magambo muri jye ngo nongere mbibutse, mbamenyeshe ikintu gikomeye abanyabwenge bakoze. Hari ibintu bakoze ariko ubwenge bwabo buramwaye.
isi iramwaye, ibyo abanyabwenge bakoze biramwaye, bihindutse ubusa, Imana irabihinduye, birahindutse. Ntabwo bazarimbura isi, ntibazayishobora. Imana ifite imbaraga, Imana ije kunyuranya amaboko y'abanyabwenge. Abanyabwenge baramwaye ndetse barashobowe, banze ijambo ry'Imana. Ubwenge bubarimo bwenge ki se ibyo bakoze ko batazigera bashobora kurimbura umwana w'umuntu Imana yaremye? Imana iradukunda, ahubwo mwebwe mubaho Uwiteka. nicyo Imana idusabye, kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. nicyo ndangije nkwifuriza. Imana iguhana umugisha, iduhana umugisha. Reka mvuge ngo ugire ishya n'ihirwe, Imana ngere gukore ku maso, ubwenge bw'Imana we bwinshi muri wowe. Astra vista. Mwami Yesu mwene Dawidi, tugize icyifuzo kivuga ngo twongerere ubwenge, kandi umuntu wese wari uri mu bujiji mu buryo bumwe cyangwa ubundi, umuhumura amaso, wongere umukore ku maso, wongere umugenderere. Umuntu ashobora kuba yarize kaminuza ariko ari mu bujiji, umuntu ashobora kuba ari umudogiteri ariko ari mu bujiji, umuntu ashobora kuba ari umuntu ukomeye runaka ariko ari mu bujiji kubera ko atarimo kubaha Imana. Umunyabwenge nyawe nuwubaha Uwiteka. Mana, iri ni ijambo ryawe, ntabwo ndi gutukana. Mwami, isi yose ibyumva, bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abantu bose bamenye ko umuntu tubaho Uwiteka, icyubahiro cye yaba afite, ingano ye yose, agaciro ke ko yaba afite kose, yaba ari injiji mu gihe tubaho Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Nkundira abantu bacyumvira ijambo bahindurwe naryo. Urakoze Mwami, icyubahiro cyawe gikomeze kuba kuri twe, kandi unyemerere ijambo rigere kure. Amaraso ya Yesu akomeza tugote. Nongera gushima ko twongera kwigisha abantu bawe, nabyo nzabigushimira. Urakoze Mwami, ubane n'abantu bose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana y'umugisha. Munyemere nimba bishoboka iki kiganiro mukigeze kure, mukoreshe ya na like na comment. Yesu abaho umugisha, ndabakunda. Astra vista, ciao.